Dumba usibye kuba mumufana ubundi benshi ntabwo mumuzi. Ngiye kubatamo amateka menshi cyane y'uyu Dumba mutari muzi. Hari abantu benshi mutari muzi ko ari umupapa w'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Hari abantu benshi mutari muzi ko Dumba ise ari umugande, mama akaba ari umunyarwanda. Mu mwanya wanyu ubundi batemo amateka menshi cyane y'uyu Dumba mutari muzi. Ubundi amazina ye nyakuri yitwa Semitego Muzafaru Ezekiel. Abantu benshi muzi amateka y'u Rwanda. Hari abantu benshi bagiye bahunga mu myaka ya kera bagahungira mu bihugu bya hano hafi, muri Kongo, mu Bugande, mu Burundi n'ahandi hagiye hatandukanye. Ndetse umuryango wo kwa mama wa Dumba nawe wahunze mu banyarwanda bahunze muri icyo gihe bisanga baba mu gihugu cya Uganda. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 981 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 986 mu gihugu cya Uganda hariho intambara yitwa Uganda Basho, abenshi cyane murayizi. Muri icyo gihe mu mpera z'iyo ntambara mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 986 nibwo Muzafaru yaje kwibarukwa na mama we w'umunyarwanda ndetse na papa we w'umugande ahazwi nkambarara mu gace bari batuyemo ko mu Bugande. Mu gihe gitoya kubera intambara ikomeje kwiyongera, gusa murabizi ko iyo urugamba ngo rushyushya kenshi rugiye kurangira, nibwo umuryango wa Dumba waje kwimukira muri Kongo ahazwi nko muri Goma. Igoma ntago batinze, bamaze imyaka 2 gusa. Imyaka 2 mu buhungiro ntago ari imyaka mikeya. Muri iyo myaka 2 iwabo wa Dumba baje kwibaruka umwana ukurikira Dumba. Yari umwana wa kabiri mu muryango wabo w'abana 5 bavukana na Dumba. Mu gihe cy'imyaka 2 bamazeyo irangiye baje kugaruka mu gihugu cy'Ubugande. Bageze mu Bugande byabaye ngombwa ko Dumba ahita ajya kubana na nyirakuru ubyara papa we ahazwi nk'Imasaka, naho na gace gatuye n'ubundi kaba muri Uganda. Hashize iminsi mike nawe ntabwo nyirakuru yabanye na Dumba igihe kinini, ahubwo Dumba isa akomeza ajya kubana na onkere wiwe warutuye Kampala, abayo igihe kingana n'imyaka 4. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 997 byaje kuba ngombwa ko umuryango wa Dumba uva mu buhungiro ukagaruka hano mu Rwanda. Ariko kuko Dumba yari yaratangiye amashuri ye mu gihugu cy'Ubugande, byabaye ngombwa ko Dumba akomeza kwiga mu Bugande, gusa muri vacances akajya ataha mu Rwanda. Hashize igihe gitoya umuryango wa Dumba ugeze mu Rwanda, byaje kuba ngombwa ko mama wa Dumba ajya kuba mu gihugu cya Canada. Biza kurangira Dumba asigaranye na nyirakuru ubyara n'ubundi mama we. Gusa uwo nyirakuru nawe akaba yari afite ikibazo cy'uburwayi. Byaje kuba ngombwa ko nyuma y'imyaka mikeya, hagati y'imyaka 4, na nyirakuru nawe ajya mu gihugu cya Canada kwivuza. Ko biza kurangira Dumba n'abavandimwe be bafashe umwanzuro kujya kubana na onkiri we warutuye hano i Kabuga ya Kigali. Bitewe n'ikibazo cy'ubukene, mama wabo ba Dumba wabarebereraga bari mu Rwanda kabitaho, yari yamaze kugera muri Canada yagiye gushaka imibereho n'uburyo yabashakira visa ngo abana be bazamusangeyo. Byabaye ngombwa ko amafaranga aba makeya mu muryango, biza kurangira Dumba kujya kwiga mu Buganda bisubitse, ahubwo akomereza amasomo ye hano mu Rwanda mu kigo cyitwa Apredi giherereye i Ndera. Iminsi yakomeje kugenda yicuma. Hashize imyaka 7 mama wa Dumba ageze mu gihugu cya Canada, yaje kubonera visa abana be. Biza kuba ngombwa ko bimuka bava mu Rwanda basanga nyina ndetse na nyirakuru mu gihugu cya Canada. Dumba ageze mu gihugu cya Canada ni hari hafi mu myaka ya 2009 2010, yaje gucudika n'umwana w'umukobwa. Biza kurangira amuteye inda ya mbere mu mwaka wa 2010. Dumba aza kwibaruka imfura ya mbere ku myaka ye 24. Hadaciyeho iminsi myinshi Dumba yaje no kongera kumutera inda ya kabiri, babyarana umwana wa kabiri. Gusa uwo mumama babyaranye abo bana ntago byakunze ko bakomezanya, kuko hadaciyeho iminsi baje gutandukana. Mu mwaka w'2020 mu kiganiro n'itangazamakuru, Dumba yabajijwe impamvu atakomezanyije n'uwo mumama ubyara abana be. Yavuze ati twari tukiri abana batoya, rero ntago bwari gukunda ko twubaka. Mu magambo ye yaravuze ati umunyarwanda niwe waciye umugani aravuga ngo hubaka abakuze. Rero ku myaka yanjye 34 mfite umwana w'imyaka 10, gusa na n'ubu ntekereza ko ntarageza ku myaka yo kurongora. Kugeza kuri ubu imfura ya Dumba ifite imyaka 14. Ngayo nguko ayo ni amakuru ya Dumba abantu benshi nzi neza ko mutari muzi. Nge ndi Midel w'Abanyarwanda.